الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومحو الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه وسلم بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Turashimira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani we duha amahirwe yo gukomeza guhumeka mu gihe yatugeneye. Hari abahumeka neza n'abahumeka nabi, ariko twese duhurira ko turi abagaragu, kandi abagaragu batiha ahubwo abagaragu bafite icyizere. Dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad. Intumwa y'Imana Muhammad yatwigishije uburyo dutunganya ubuzima bwacu ku isi, kandi tukitegurira kujya mu ijuru. Uzabikora neza azaba yungutse kandi azaba yiyunguye, n'uzabikora nabi ntazagire uwo arenganya kuko ntawe uzaba waramushyiriye mu ruhago. Iyo bibaye kuwa gatanu, abantu baba bumva icyumweru gisa nkaho kirangiye. Hari n'abandi baba babona ko ari igihe cyiza cyo gusaba nyagasani wabo, cyo kureba neza ibada ko bayikoze, hanyuma bakazinjira mu kindi cyumweru batunganye. Hari abandi bantu baba bari kwijuma bakazabona bageze ku yindi juma, ntabwo bazi ibyanyuzemo hagati, cyangwa bakazagaruka gusa ari uko juma yageze. Cyangwa bavuga ngo abantu bitegura ijuma, muntu ntabwo aba abyitayeho cyane. Ariko nagira ngo mbabwire ko isaha y'umusilamu idahagarara. Isaha y'umusilamu ntabwo igomba guhagarara. Igihe cyose ufite ubusabwa kugikoresha, kubera ko igihe urimo nicyo cyawe, igikurikiyeho nta bushobozi uba ugifite. Twaganiriye rero ibijyanye n'imikorere ya kamere yacu, tuganira ibijyanye na roho n'ubwenge n'imitekerereze. Ibyo ni ukugira ngo duteguremo imbere muri twe, ari naho dutuye nyirizina, ari naho tubarizwa. Uretse ko hari imibare isa nkaho ikomerera abantu bamwe na bamwe, akabyumva kugira ngo ni ibintu by'abandi bantu. Ari n'uwambwiye ngo wariye tuvuga ibintu ngo birenze ubwenge bw'abantu, ariko nyine utamenye ko hari n'ibikurenze n'ibindi ntiwazabimenya. Kandi ntabwo abantu bazahora biga mu wa mbere, ibyo ntituzahora twiga muri garidiyeni. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dusaba Allah ngo atubabarire, atugirire impuhwe kuri bya bindi tuba twibagiwe. Iyo wibagiwe burya umeze nk'umuntu uryamye, ibyo ntabwo bibazo. Na bya bindi twakoze tutabishaka, bya bindi byatuguyeho, ariko icyerekeranye n'umugambi murabizi ko tukibazo, turacyandikirwa. Tugasaba Imana ngo ntitwikoreze imizigo nk'uko abariho mbere yacu bayikoreje. Imizigo hari impamvu bayikoreje, ntabwo aricyo nshaka kuza kugarukaho cyane. Ndashaka ko tuza kugaruka ku bijyanye noneho n'idini, amadini. Iyo tuvuze ngo abantu bafite idini,
ariko twebwe abayisilamu ntabwo tujya turobanura intumwa murabizi. Hari intumwa zabayeho mu bihe byahise, hari izindi ntumwa zabayeho intumwa ikaba iri yonyine cyangwa se zikaba ari ebyiri mu gihe kimwe, rimwe na rimwe zikajyana mu nzira. Ninde wambwira intumwa zajyanye mu nzira imwe mu butumwa bumwe mu bihe bibiri bitandukanye? Ubwo ni intumwa enye ari bo bambwira. Intumwa ebyiri zagiye mu butumwa icyarimwe. Yego, Nabi Musa na Harun. Nande? Na Ismail na Ishaq. Icyo gatari cyo. Ibrahim nande? Na Lot. Nande? Daud na Suleiman. Yego, icyo ndacyumvise. Daudi na Suleiman. Daud alayhi salam ni se wa Suleiman. Yaqub na Yusuf alayhi salam. Yaqub abyara Yusuf. Yusufu agirirwa nabi n'abavandimwe, agurishwa mu bihugu bya Egiputa, ariko nyuma yaho Allah aza gufasha Yaqub, aza guhura na Yusuf alayhi salam mu bihe bitari byoroshye, ariko barongera barahura, baravuga. Nyuma yaho Yaqub alayhi salam niwe witwa Israheli. Niwe witwa Israheli. Israheli bisobanuye umunyembaraga nk'uko abantu babivuga. Izo ni intumwa zagiye zibaho mu byiciro cyangwa se mu bihe, zikabana zigakorana, indi ikagera aho ngaho ikagenda. Tugarutse rero mu byerekeranye n'amadini, iyo wanditse nko ku ikoranabuhanga ukandika ngo amadini ku isi, bahita babanza imbere ijambo ryitwa ngo amadini makuru kurusha ayandi. Amadini makuru kurusha ayandi. Ayo madini makuru ni ayahe? Islamu, Abagatulika, Protestani, Abadive, mu mazina yabo. Ayo yose ni amadini. Tugiye gusubira inyuma gato. Ayo ni amadini y'uyu munsi, kandi amateka agenda tugaragariza uko ibintu byagiye biba kugira ngo ayo madini abeho. Mu gihe cy'intumwa n'abahanuzi, aya madini yari ariho. Ni iyihe ntumwa yabayeho hari nk'amadini nk'abiri cyangwa atatu? Muri ayo tuvuze, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu cyerekezo kimwe mutubwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hari izindi intumwa zabayeho hariho amadini nk'ayo ngayo turimo tuvuga. Ndagira ngo tuze kugera ku ijambo ryo bita igereranya amadini n'ihuza matorero cyangwa se ihuza myemerere, ariko ntabwo twabihuza cyangwa ngo tuzabiganireho mutaratekereza kuri ubwo bumenyi bubanza. Hari intumwa yabayeho ifite amadini ameza atyo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasanze ayahe madini? Ego, Abakristu n'Abayahudi. Ego, la nufarriqu bayna ahadin min rusul. Niko twebwe bimeze. Nta ntumwa n'imwe turobanura ngo tuyishyire iruhande.
dusubije ubwenge inyuma rero cyangwa bikunda hari abo tugomba gusangayo. Niziye ntumwa zabayeho hari amadini menshi? Nta muntu n'umwe ucyumva? Hari undi hariya? Yego. Musa alayhi salam. Musa yabayeho hari ayahe madini? Buri kibazo nyine n'ibisobanuro byacyo. Buri gisubizo n'ibisobanuro byacyo. Ubwo niba Musa nta gisobanuro urabona urabugishakisha, hari n'ufite igisubizo? Isa alayhi salam hari iki? Idini ry'Abayahudi. Umwayimana Isa alayhi salam yasanze hari idini y'Abayahudi. Wari ugerageje nubwo atari cyo, ariko ubitekereje neza nyine wasanga hari ukuntu bishaka kuba byo. Reka tugende. Intumwa z'Imana, Imana yazohereje ku isi kugira ngo zize zirebe imikorere y'abantu, ziyitunganye, abantu babashe kubaho neza, ariko inkuru nyamukuru yari ibazanye yari yo gutunganya isano riri hagati yabo n'umuremyi wabo. Impamvu intumwa zoherezwaga ni ukugira ngo zize zongere zihwiture abantu, zongere zibagarure ku murongo, kubera ko babaga bamaze kuwuta. Turi kumwe? Ubwo icyo gihe hari amadini angahe? Ubwo icyo gihe habaga hari amadini angahe? Nyurabwenge beza bite? Habaga hari amadini angahe? Habaga hari idini rimwe. Kuki Imana yoherezaga abantu ikabatoranya, ikabaha n'ibimenyetso kugira ngo baze? Kandi idini irumva ryari rimwe. Abantu babaga bari ku muyoboro umwe muri icyo gihe, ariko bikarangira Imana yohereje indi ntumwa. Yego. Ubwo twemeze ko icyo gihe habaga idini rimwe. Yego. None ko munaniye. Habaga hari abiri. Yego. Irindi dini. Biri yavuze murumva ari byose. Yego. Habaga hari inzira imwe basengamo ariko atariyo. Numva ntabyumvise neza. Yego. Habaga hari inzira imwe. Wenda ya mbere batangiye bavuga ese ko umuntu aba mu bantu cyane bakamumenyera niba kimumva no bakatoka no hakaza ibiza rwose. Ubwo idini ryabaga ari rimwe n'ubundi. Mwadufashije dini. Ni ibintu byo gutekereza, ibyo ngibyo nibyo tuganira ubundi. Yego. Gutyo. Ubwo yabaga ari amadini angahe? Yabaga ari idini rimwe. Urumva ko igisubizo gifatitse. Yego. Impamvu yo twayivuze icyo gihe kubera ko intumwa zarazaga zikigisha, nyuma y'igihe runaka zagiye ugasanga imyemerere bagisha bayitubaganije, Allah subhanahu wa ta'ala
akazana intumwa yo kwenda kubasubiza tubigakora. Umuvandimwe mwamwumvise yavuze ngo abantu babaga bari ku murongo umwe, ariko igihe cyagera bamwe bagahakana cyangwa bagatana, Imana ikohereza indi ntumwa yo kongera kubagarura muri wa murongo. Icyo nicyo tucyumvikaneho, sibyo? Iyi iriya ntumwa yahamagaraga ba bantu bose barayemeraga? Ntabwo bose bayemeraga, hari n'abahakanaga. Hari abemeraga intumwa, hari n'abazihakanaga, sibyo? Ubwo rero dukosore imyumvire yacu. Icyo gihe ntabwo habaga hari idini rimwe, habaga hari idini ry'abatandukanije n'inzira y'Imana, hakaba hari n'inzira hakaba hari n'idini ry'abantu bakomeje gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amadini angahe ubwo? Hanyuma kugira ngo mwumve ukuntu amadini yigabanya akagaba amashami, nuko muri ba bantu bakurikiye Imana, iyo bageze imbere hari ijambo batumvikanaho, cyangwa hari ibijyanye n'ubuzima bwabo cyangwa ibijyanye n'imyemerere, bagera imbere ntibumvikane kuri kimwe muri ibyo cyangwa se ikindi, bagahita bigabamo amashami. Hano hakaba umuryango na hano hakaba umuryango. Bamwe bakitwa ab'iburasirazuba, abandi bakitwa ab'iburengerazuba. Ugasanga ab'iburengerazuba bafite ibyabo n'ab'iburasirazuba bafite ibyabo. Hanyuma hari abantu bahakanye Imana cyangwa se bahisemo umurongo wabo utandukanye n'uw'Imana, ariko hari n'abandi banze kwemera. None n'ibyo by'idini ntibabikozwe, n'ubu turabafite barahari. Yego, kugira ngo inyurabwenge yawe ibashe gucayuka, ubashe kumva ibyo bintu, reba ku gihe cy'intumwa y'Imana Musa alayhi salam. Abantu abagejeje mu butayu hagati babwira Musa bati, twebwe iby'Imana yawe, ntabwo ari Imana yacu, iby'Imana yawe turabona bigoye iyo turekera mu bucakara. Iby'Imana yawe kuza kwicwa n'inzara hano turabirambiwe, iyo turekera mu bucakara. Sawa, Imana imuha ibyo kurya, bya bintu bita manna na salwa. Urumva ko bari muri khair. Bigeze imbere babwira Musa bati, ibi byawe byo kurya biza bitetse wa mugabo, bwira Imana yawe, ntabwo ari yacu, bwira Imana yawe ko tubirambiwe, ireke duhinge ubunyobwa hano. Musa aragenda abwira Imana ko abantu bamunaniye, batangira guhinga. Musa alayhi salam ageze aho yagombaga kubonera ubutumwa, abwira abantu ko baguma aho ngaho bari kumwe na Aroni cyangwa se Harun alayhi salam wa alayhi salam. Akibasiga kubera ko bamubwiraga Imana ye, bamubwiraga ko ari Imana ye, agitirimuka batangiye guhimba imitwe gukora indi mana. Abantu bashobora no kugenda bazi ko bari mu Mana kandi batarimo. Ushobora no kujyana n'umugore, ugashakana n'umugore, ukajya mu mujyi ugakora akazi uzi ngo ni umuntu ngo umwemeramana ngo witandira ngo uryoshye, kandi wajya kureba ugasanga munsi y'amatora harimo Bibiliya. Ibyo nibyo bakoreye Musa alayhi salam. Cyangwa umuntu akazatungurwa nuko abana bagiye kubatizwa, wari muri shuguri, akajya aramaka mu gitondo ari muri shuguri, akagaruka nijoro akaryama, nyuma y'imyaka nk'ibiri bakamubwira ko abana bagiye kubatizwa. Musa alayhi salam yagiye gutya gusa amajoro make, igihe azagarukira asanga bamaze gukora Imana yabo ibumbye. Bari bari kumwe mu cyerekezo,
niba Imana yari yamuhaye, ariko umugabo bita Musa Samiri yabagiriye inama ko bagomba kubumba Imana yabo, barayibumba bayishyira ku gasozi, baratangira barayisaba. Bavuga ko cyari igishushanyo cy'inka cyahuhagamo n'umuyaga mu cyerekezo cy'umuyaga, hanyuma kigatanga ijwi, cyavuga bati Imana imiravuga ibintu byiza. Ariko ntabwo byari bishya kuri bo, kuko bigeze kunyura mu cyaro abantu barimo basenga ikigirwamana, babwira Musa bati, Musa bageze mu nzira baramubwira bati dushakira Imana dusenga tuyireba. Musa arabangira. Ntabwo rero cyari igitekerezo gishya. Icyo nicyo bita rero imyumvire, nicyo bita imyemerere, nicyo bita amadini. Aho ngaho niho amadini avukira. Sawa? Aho ngaho niho amadini avukira, bamwe bakagira ibyo bemera, abandi bakagira ibyo bahakana, abandi bakagira ibyo bakabyamo, abandi bakagira ibyo baryoshya. Muzumva no mu Bayisilamu hari abantu uyu munsi bavuga ko hari umuntu wabayeho, ibintu byose byaremwe nawe cyangwa byaremwe kubwe. Iyo ataza kubaho ntabwo ibintu byari kubaho neza neza nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda cyangwa mu zindi ndimi. Igihe cya Musa alayhi salam ubwo hariho amadini angahe? Hari amadini abiri. Hari abakurikiye gahunda ya Musa alayhi salam, barimo barayumva, bari bake muri iyo mbaga, ariko hari abandi bakurikiye gahunda yo gusenga ibigirwamana nk'uko n'ubundi bayihozemo kwa Farawo. Hari idini yo kubangikanya Imana, hari idini yo guhakana Imana, hari n'idini yo gusenga Imana. Ni amadini angahe ubwo? Atatu. Intumwa y'Imana Isa alayhi salam igihe yazaga, hari abambwiye ngo hariho Abayahudi, idini ya Kiyahudi ntabwo yari ihari. Hari abantu bitaga Pharisees cyangwa abafarisayo mu Kinyarwanda. Pharisees abo ngabo nibo bayoboraga umusigiti cyangwa se sinagoga. Mubo Yesu yaraje kuyobora no guha icyerekezo barimo abo banyamadini, ntabwo babashije kumvikana, kubera ko yababwiraga ibintu bisa nkaho birenze ubwenge bwabo, akabasobanurira ibirenze. Ariko nubwo iyo nkuru ari ndende nibagiriyemo byatinda, n'ubundi Isa alayhi salam mu maso yabo ntabwo yari umuntu wo kubahwa cyangwa wo kumva. Isa alayhi salam yari umuntu uciriritse kuri bo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, kugeza no mu bihe bizaza. Iyo bashatse kugira icyo bamuvugaho bamwita umugabo l'homme de l'histoire, hari umuntu wo mu mateka bavuga wigeze kubaho, bivugwa ko ngo yavutse nta se, ariko turabizi neza ko ari umwana wavutse mu buryo budateganijwe. Baranze kubivuga muri cya Kinyarwanda cyacu cya kera. Yavutse mu buryo budateganirijwe. Urumva, ku bwabo ni igisebo kuvugana n'umuntu umeze gutyo. Ni igisebo kirenze kuba yaza mu isinagoge agafata igitabo gutya akagisoma agashyiramo inyurabwenge barenze. Abantu bafata urupfu bakarusiga amavuta. Isa alayhi salam yaje umuntu witwa Yahya, umuhungu wa Zakariya, amaze iminsi umutwe we bawuciye bawuzana imbere y'umwami ku isahani. Yego. Ariko muri kiriya gihe, kugira ngo umuntu bigaragare ko yabaye umuntu mubi wa nyuma, yari ukumushyira ku giti. Abantu bari batandukanije idini cyangwa bari banyuranije idini na Isa alayhi salam, ababwira ibintu niyo basha kubyumva. Abantu batari bahuje umuco nawe,
cyangwa se imyitwarire, kuko bamugayaga mbese bamubonaga muri ya ndoro yo kutagira agaciro k'umwana yavutse mu buryo butari bwo, bakareba ko ngo atangiye kwiyita umwami. Ibyo ngibyo wenda tuzabigarukaho, bakavuga bati iri dini ntawe arikurikira. Niho havuye ko isezerano rya kera n'irishya byiyomora, isezerano rya kera rikaguma ukwaryo ndetse n'irishya rigaguma ukwaryo. Ariko mu myaka 330, 350 cyangwa se guhera muri za 300, ibinyejana bitatu bimaze gucaho, nibwo abari bafite umurishyo n'ingoma mu kaboko babonye ko uriya mwana ashobora kuzateza ibibazo nibakomeza kumuvuga nk'uko byakabaye, kuko bagerageje kubizimya biranga. Bavuga bati noneho rero reka dufate bari abantu bose bavuga biriya tubegeranye, abavuga ko isezerano rishya ryo bariho turifate turishyira, abavuga ko irishya naryo ryo bariho naryo turishyira, maze igitabo nibabasha kugihuriraho bazagihurireho. Ariko ntabwo ariko byagenze nk'uko babyifuzaga ku rundi ruhande, kuko hari abantu bafashe inguni burundu bafata isezerano rya kera, ibyo by'isezerano rishya na nyirabyo bijya ku ruhande. Hagati aho hari ikindi gice cyafashe isezerano rya kera n'irishya, bararikoresha, barifata nk'ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byera. Wabaye amadini angahe afatika afite ibitabo bifatika. Hari amadini abiri, idini rya Gikristo n'idini rya Kiyahudi. Ibyo byo bifite amateka. Ibyo kubangikanya Imana no gukurikira Imana mwumvisaho twabihereye kera. Ni iby'intumwa n'abahanuzi. Ubwo ntabwo turajya mu mirongo ngo tubwire ngo hano bavugaga Imana gutya, hano bakavuga Imana gutya, hano bakavuga ko bari kuri iri dini, hano bakavuga ko ari kuri iri dini. Niyo kizabonera ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Hari abantu kera basengaga Imana, hari abandi bigometse bayihakanye, bakanabwirwa bakanarakara bagashaka gukora ibidakwiye kubemera. Ariko noneho nyuma yaho uko intumwa zagendaga zisimburanwa n'ibihe bigenda bihita, Isa alayhi salam yaje kwisanga mu bihe bigoye byo kubwira abantu amagambo ariko bakayahinduriza. Yahaya yaramaze gupfa nkuko narimaze kubibabwira, cyangwa se yaramaze igihe apfuye, ari mu rungano neza rwa Isa alayhi salam, ariko bivuga ko batahuye bamwe, abandi bakavuga ko bahuye cyangwa se yamubatije bakanabyandika. Iyo tugarutse dusanga Isa alayhi salam we byari birenze bya Yahya. Yahya yavukaga kwa Zakariya. Zakariya nawe yaramaze iminsi bamukatiye mu giti. Umuhungu we yaramaze iminsi nawe bamuciye umutwe. Izitoshe buriya nk'umusesenguzi nkanjye usesengura, yongeye kureba neza nsanga Isa alayhi salam uretse no kuvuka atari umwana uteganijwe mu muryango nk'icyubahiro gisanzwe cya bene Isiraheli, n'ubundi yaranafite n'ikibazo, kuko Mariyamu yarezwe mu maboko y'abantu batabyishimiraga. Kugira ngo amurere byanyuze muri tombora y'inshuro nk'eshatu, badashaka ko Zakariya amurera. Biza kurangira Zakariya amurera, akura atyo, biza kurangira twita inda itazwi. Muri ubu kuntu ibintu bigenda bihererekanya atwita inda itazwi. Ibyo ntitwabwira n'amateka nyine yanditse. Noneho havutsemo umwana, none umwana niwe uri kwita ngo ni umwami wa bene Israel. Ubwo bizagenda bitegeye, ntagiye kuba amakimbirane. Ubwo rero hagiye kuba amakimbirane ku muntu abantu bari biteze ko azaza ari Mesiya, akarokora isi, akagarura ingoma ya bene Israel. None avutse mu buryo budateganijwe, mu buryo budasobanutse. None nyuma yaho niwe utangiye kwitwa umwana. Izo ziri mu mpamvu zatumye bamwe bajya hano abandi bakajya hano. Abisezerano rya kera n'abisezerano rishya barabangikanye, ariko mwibuke ko hari abandi babangikanye Imana bakiri kubigirwa Imana byabo.
bya kera. Ubwo amadini abaye ngahe? 3. Sawa? Abantu mu myaka ishaka kugera nka 400 barwana no kuzana isura ya nyayo ya Isa alayhi salam, washakaga kuzamura igitekerezo cya nyacyo, uwo ngo nta mwanya yabaga afite. Yagombaga gucibwa mu isinagoge, akajya kandi gucibwa bisobanuye nyine gucibwa mu buzima. Umuntu ntajye ku isoko, umuntu n'umuryango we n'iki, ku buryo byashoboraga gutuma umuntu yimuka, ariko niyo yakimuka bakamukurikira bakabirangiza. Hari nabo bicaga mu ruhame. Hari igihe abantu bahurizaga kuri Isa alayhi salam bakavuga ko barimo kumuvugira, ariko bakamuvuga ibitari byo. Bati Isa alayhi salam, uyu nguyu Yesu ni Imana ubwayo yiyiziye. Twebwe Abasilamu byo tubibara nk'iki? Ni shiriki. Batoya undi agahita ajya ku ruhande akavuga toya, ngewe icyo numva neza nemera nuko Yesu uyu nguyu nibatungure Yesu nubwo mba tumuvuga ni izina ry'irihinda. Yesu uyu nguyu ntabwo wagenda ngo umuvuge hirya ngo babyumve. Jesus mu gihe burayi icyo gihe ntabwo byakumvikana. Anyway, icyo nshaka kuvuga nuko Isa alayhi salam bamwe baravuga ko ari Imana, abandi bakavuga ko ari umwana. Abantu bose barimo kubangikanya. Nibyo barimo kuvuga Isa byari umurongo wa nyawo, ariko nubwo bahageze nabo baratandukanye. Umwe arimo aravuga ko ari umwana, undi akavuga ko ari Imana. Hagiye kuza undi wa gatatu ahita avuga hagati aha ngo ngewe ntabwo mfata nk'umwana wayo, nta nubwo mfata nk'Imana nyayo, ngo ahubwo ni umuntu ariko mo imbere harimo Imana. We ni Imana n'umuntu icyarimwe. Ukuntu amadini avutse, aba bantu bashobora kugenda ukwabo, n'abo hagati bakagenda ukwabo, n'abo hagati bakagenda ukwabo, bagenda inyuma imbere bagasandara, bakagenda bagaba amashami. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iraje. Ibyo byose yarabihasanze. Tuzagenda tubigarukaho nko mu biganiro byacu biri imbere bibiri nibura. Intumwa y'Imana yasanze hari abantu basenga ibigirwamana. Nta nubwo ari byo gusa, n'imaka byari byarahageze ari byinshi. Habaga bingahe? Imaka habaga ibigirwamana bingahe kuri Alkaaba? Abo mubyibuka. Buri munsi wagiraga ikigirwamana cyabo. Ibyo ni byari biri aho ngaho kuri Alkaaba. Ibindi byari mu nzu ntubibara, n'ibyari ku isoko. Isi yari yarabaye igirwamana. Intumwa y'Imana isanga abantu basenga ibigirwamana. Intumwa y'Imana yasanze abantu bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Intumwa y'Imana isanga hari abantu bavuga ko ari Imana. Intumwa y'Imana isanga hari abantu bavuga ko ari umuntu ariko ari mu bumana imbere. Intumwa y'Imana isanga hari abantu bavuga ko Yesu atari umuntu wo kuvugwa. Ntabwo ari kuvugwa mu bantu, ntabwo twagombye kuba tumuvuga. Ariko intumwa y'Imana yasanze nanone hari abantu bavuga ko Yesu yapfuye, nta nubwo yapfuye rw'ikirago, kandi ntibavuga ko yishwe, bavuga ko yitanze kugira ngo apfe. Yaritanze kugira ngo, ntabwo bavuga ko yishwe kugira ngo apfe. Hari abandi batubwira ko yapfuye yishwe, ariko yishwe urupfu rutagatifu. Yesu twabwiye ibyo gusiga urupfu amavuta. Yarapfuye, ariko yapfuye urupfu rutagatifu, ariko yapfanye n'ibisambo. I don't know. Sinzi ukuntu umuntu. Abo bose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabasanze. Yasanze hari abantu bandika ko Yesu ashobora kuba atarapfuye, ahubwo Imana yamujyanye, cyangwa se we n'ubumana bwe ashobora kuba yarijyanye, akaba yaragiye gutura mu kindi gihugu anyuze mu muyaga, kuko bamubuze bamureba,
ashobora kuba yaragiye akagwa mu gihugu kindi akahaba akahashakira umugore akanahabyara abana, cyane ko kuri iyi si hari abasa nawe. Icyo gihugu ni mu Buhinde. Yesu ashobora kuba, nimukomeza gusoma ibya Yesu muzasanga hari abantu bavuga ko Yesu yavuye i Yerusalemu mu muyaga, nk'uko intumwa y'Imana nayo yavuye i Maka ikajya i Yerusalemu ikahava ikajya kwa Nyagasani igafata amabwiriza, yamara gufata amabwiriza ikongera ikagaruka Palestina igasubira i Maka. Undi nawe yahise ajya mu Buhinde, ajyayo abyarirayo umwana ara. Ibyo byose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yazanye irihe dini? Intumwa y'Imana Muhammad yazanye irihe dini? Yazanye ubwisilamu. Ni ukuvuga ko ubwisilamu ari ryo dini rya nyuma ryahingutse ku isi. Tubyemeranyeho. Ni ukuvuga ko intumwa y'Imana ariyo yazanye idini ku isi yitwa ubwisilamu. Niyo mpamvu abanditsi bamwe babyita Muhammadanism, idini ya Muhammad, ibitekerezo bya Muhammad. Byose twagiye tubirondora turabizanye, tubigejeje i Maka ku mwana wavutse ari imfubyi. Avutse ari imfubyi, amaze kuvuka ari imfubyi arakura, ntabwo nshaka kubisubiramo, ariko arangije azana ngo idini ryitwa Isilamu. N'ahantu hanze niko babizi bamwe, ariko no muri twe abantu bazi ko idini ya Isilamu ari idini ya Muhammad. Aho niho tuzasubukurira ubutaha. Amadini mwumve umubare ukuna ungana kuva icyo gihe. Impamvu amadini yagiye yiyongera muyatekerezeho. Impamvu imyemerere y'abantu buri munsi igenda ihindagurika. Impamvu Imana yatumye intumwa n'abahanuzi kuza ku isi. Mutekereze ubwisilamu bwo bwaje ryari? Niba ubusilamu rero ari bushya, idini ya Isilamu irimo irabarwa nk'amadini akura vuba ku isi. Ubwo rero yaba ari idini ikiri umusore, mu gihe andi aza kuba amaze imyaka myinshi ashaje. Ni ukuvuga ko idini ya Isilamu yaba yaraje ku isi, intumwa y'Imana ikayakira cyangwa se yarayihimbye. Na Imana yahimbye idini mu ntangiriro z'ikinyejana cya 7. Ubwo Yesu deja yaramaze imyaka 600 na agiye. Ubwo Muhammad nawe mu butayu hagati ahimba idini, azana igitekerezo, aba umufilozofi ashyira hasi, natwe turakira. Hari abantu bafata idini nk'ubukoroni. Ibi byose by'amadini mubona ni ibintu by'ubukoroni. Abantu hano hanze bararemerewe cyane, barimo barasoma ibitabo, barimo barasobanura bagaragaza ko gukurikira idini nabyo ari kind of colonialism. Nabyo mu byaba ari ubukoroni turimo. Ibyo byo umusilamu kunyura bwenge yawe wowe ubitekereza uti? Ugira ikihe gihagararo iyo wumvise umuntu arimo kuvuga atyo? Turi mu gihe cyiruka, ariko nanone turi mu gihe cyo kudakomeza kuvuga ngo urumva ngo ndi umwisilamu utazi impamvu, bakabwira ngo hari idini utazi iryo ari ryo, bakabwira ngo abantu bakora ngo hari abantu bari gusengera hano, ntumenya ngo ibyo bintu biza bite, bakabwira ngo rwa rusengero rwa hano rwacitsemo kabiri ngo bubatse hariya mu mwonga ngo hepfo ngo womotse, ntabwo uzi impamvu. Ibyo byose ugomba kuba urimo kubipima ku minzani yawe. Niba nawe ufite ikibazo twasoma idua tugazakomeza ubutaha. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، نعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. يا ربي أنت أرحم الراحمين فارحمنا. يا ربي أنت الرحيم فارحمنا. اللهم أنت الرزاق فارزقنا،
اللهم أنت ستار فاسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. اللهم يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى به المقادير إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.